neza n'ibisanzwe nihindura ubuzima TV. Njya kubana nanjye ikunda Bitoni. Mfite abana batatu. Umwana mukuru n'umutoya. Ariko umutoya yakundaga kumbaza ngo nzane iki ko mvuye ku kazi ko ntashye. Umukuru we akaza akambaza ati wirute papa nze bite nkamubwira nyine akambaza amakuru yose yo ku kazi uko byari bimeze. Umunsi umwe naje kwibaza impamvu umwana mukuru ameze gutyo. Ndangije mu gitondo abicara ndavuga nti mbazanire iki. Umutoya yaramwe ngo nzanire baro. N'umugore yaramwe ati dati kiri bunzanire cyose kiranyura. Nuko njya ku kazi mvuyeyo nca ahantu bakorera imigati myiza. Naguze umugati mwiza ushyira umwana muto, naho umukuru we naciye ku kiraro nsaba amase aho hantu. Hanyuma ntabwo bayanyeye barayamaye ndayatwara ngeze mu rugo umwana mutoya bakuzanye icyo uzanye cy'umupira wanjye awuzanye. Hanyuma umukuru we yaraje ansuzanya usanga ambaza amakuru. Ndangije muhereje ibyo namuzanye akutana n'umunuko w'amase mbona nta kintu abyitaye ariko umutoya yatete kuki utanzanye umupira. Umukuru ndamubaza nti ese kubera iki nta kintu byitaye? Yarambwiye ati iteka nuko nzi ko hafi y'amase hari n'inka. Byarantangaje cyane bikagutangaza rero ko ufite inshuti zimwe na zimwe zihora zifuza ko waziha ariko zo ntiziguhe, zimeze nk'umwana mutoya kandi nabwo ntizinyurwe n'ibyo wazihaye. Ibyo mu buzima bibaho ariko nyine bisaba kwihangana no gukomera.